여러분 안녕하십니까? Hello everyone. Mwiriwe, ndashimira Imana cyane kubasha kugira iki giterane. Mu gihe dutekereza kuri iri jambo ry'Imana Imana yaduhaye, dushobora kubona rwose ibihamya bigaragaza uburyo yagerageje kudukiza. Sinzi uburyo nabisobanura byose. Uyu munsi turasoma ijambo ry'Imana mu gitabo cy'Abaheburayo igice cya 10 guhera ku murongo wa 8 kugeza ku wa 18. Reka dusome Abaheburayo igice cya 10 guhera ku murongo wa 8. Amaze kuvuga ibyo ngo ibitambo n'amaturo n'ibitambo byokeje n'ibitambo by'ibyaha ntiwabishatse kandi ntiwabyishimiye, ari byo bitambwa nk'uko amategeko yategetse. Ahera ko aravuga ati dore nzango no gukora ibyo ushaka, akuriraho ibya mbere gukomeza ibya kabiri. Uko gushaka kw'Imana niko kwatumye twezwa, tubeshejwe n'uko umubiri wa Yesu watambwe rimwe gusa ngo bibe bihagije iteka. Kandi umutambyi wese ahagarara iminsi yose akora umurimo we, atamba kenshi ibitambo bidahinduka bitabasha iteka kugira ubwo bikuraho ibyaha. Ariko wa wundi amaze gutamba igitambo kimwe cy'iteka cy'ibyaha, yicara iburyo bw'Imana. Ahera ubwo arindira igihe abanzi be bazashyirirwa munsi y'ibirenge bye. Kuko abezwa batunganishije rwose igitambo kimwe kugeza iteka ryose. Kandi n'Umwuka Wera niwe mugabo wo kuduhamiriza ibyo, amaze kuvuga ati, iri ni ryo sezerano nzasezerana nabo hanyuma y'iyo minsi, niko Uwiteka avuga, nzashyira amategeko yanjye mu mitima yabo, kandi mu bwenge bwabo niho nzayandika. Arongera ati, ibyaha byabo n'ubugome bwabo sinzabyibuka ukundi. Noneho rero ubwo ibyo bibabariwe, ntihakiriho kongera gutamba ibitambo by'ibyaha. Amagambo yo muri Bibiliya ni amagambo asanzwe. Ibyanditswe twahereho dusoma biravuga ngo nuko rero ubwo ibyo bibabariwe, ntihakiriho kongera gutamba ibitambo by'ibyaha. Umurimo wose twagomba gukora kugira ngo ducungurwe wamaze gukorwa. Icyo nicyo Bibiliya irimo kuvugaho. Nubwo ari uko Bibiliya ivuga, hari abantu bakiboshywe n'icyaha kugeza uyu munsi. Mu bihe bike bishize nasuye ibihugu bine byo muri Afurika, muri Kenya, Ghana, Cote d'Ivoire na Togo. Nahuye n'abayobozi benshi ba Gikristo. Nishimiye cyane kubwiriza ubutumwa bwiza ndi imbere yabo. Ejo hashize twagiranye inama ku ikoranabuhanga n'umubishop umwe mu gihugu cya Tanzania. Mu myaka mike yashize nagiye mu gihugu cya Tanzania, abapasiteri bagera ku 200 bari bakoraniye mu cyumba kingana gutya. Natangiye kubabwiriza ubutumwa bwiza mu buryo busanzwe. Mu gihe nari mbwirije umwanya runaka, abantu bari bicaye mu ntebe z'imbere barahagurutse batangira kubyina. Byari mu cyigisho hagati, barahagurukanye berwa ikibahagurukije. Ngiye kubona mbona batangiye kubyina. Bari bishimiye kwakira imbabazi z'ibyaha mu mitima yabo. No mu giterane twageze muri Kenya mu cyumweru gishize, twakoreye igiterane cyacu muri Moi Stadium muri Kenya. Abapasiteri 3300 bari bakoraniye bose. Bugira abwirizaga ubutumwa bwiza, bakiriye agakiza ndetse barishima. Baravuga bati nimureke duhaguruke, mureke tubyine, nuko bavuze. Ntago byamaze umwanya munini, ariko nabonye ko nyuma yo kubakira agakiza bari bishimye. Tariki 7 z'ukwezi kwa 10 1962 nibwo nakira agakiza. Mbere y'icyo gihe ubuzima bwanjye bwabaga bwijimye cyane. Nta byiringiro na bike nashoboraga kubona mu buzima bwanjye, kuko nari umunyacyaha nahoraga nsaba imbabazi z'ibyaha buri gihe cyose. Ariko kuri uwo munsi kubw'ubuntu bw'Imana naje kwizera ko ibyaha byanjye byose byababariwe. Ndari mfite ishimwe rikomeye cyane ntashoboraga kurondora. Nashatse kumenya byinshi kuri Bibiliya nuko ntangira kuyisoma. Nyisoma inshuro imwe, inshuro ebyiri, inshuro 20, inshuro 30, inshuro 40. Uko narushaga gusoma Bibiliya nako narushaga gutahura umutima w'Imana. Maze kuva mu ishuri rya missionnaire nagiye Apkogdong ndetse na Champali, naje no kuri Kim Chung ndetse na Daegu. Hagati aho Imana yanyigishije ibintu byinshi cyane kuri Bibiliya. Nashimye Imana cyane. Kugeza mu bihe bishize Imana yaducira irembo rigari cyane ryo kubwiriza ubutumwa bwiza abantu benshi. Bitewe n'icyorezo cya COVID-19 ntacyo twashoboraga kubikoraho. Umwaka ushize mu gihe cya Pasika twashatse gukorera igiterane cyacu mu nzu mberabyombi yitwa Kochang Skydome. Ariko leta yari yahagaritse ibikorwa byose bihuza imbaga y'abantu. Byaba ngombwa ko dutegura igiterane cyacu cya Pasika ku ikoranabuhanga. Mbere yaho twajyaga dutegura icyo giterane cya Pasika nk'abantu 30 cyangwa se 40 bagahurira muri stade yitwa Kochang. Kugeza igihe abantu 30 bajyaga bakorana gusa. Ariko kuri inshuro abantu bagera kuri 2,000,000 baje kwifatanya natwe kugira ngo bumve ijambo ry'Imana. Ni ibintu byadutangaje cyane. Twatekereje ko turi kurota. Mu gihe cy'igiterane cyacu mu kwezi kwa gatanu k'umwaka ushize, twatambukije ibyigisho 11 buri cyose gifite iminota 90. Icyo gihe amateleviziyo 276 yacishije ibyigisho byacu. Ni ibintu bitari byo kwizerwa. N'umwaka ushize amateleviziyo 655 yacishijeho ibyigisho byacu. Muri ibyo bihe abantu benshi ku isi bumvise ibyigisho byacu. Abantu benshi mu isi baradukurikiranaga kandi bagatangara cyane bakumirwa. Muri Afurika y'Epfo numvise ko hari igihugu cyaguze ubwato kibuguze kuri Samsung. Baguze ubwato bufite agaciro ka miliyari 20. Rero Samsung yohereje indege kugira ngo ifate umukuru w'igihugu ndetse n'umufasha mukuru w'igihugu bibazane muri Korea. Mbere ko iyo ndege igera muri Korea
icyo gihugu cyari cyamaze kuduhamagara kivuga ko umufasha mukuru w'igihugu ashaka kubona nanjye. Rero twatwaye imodoka zacu, twagomba guhura saa 10 z'umugoroba. Hari ambutiyaje nyinshi ku munsi w'ejo ariko twagiyeyo. Nashimye Imana cyane. Nta mwanya munini twari dufite bityo twaganiriye birambuye, ariko bavuze ko bashaka kuntumira mu kwezi kwa kabiri umwaka utaha mu giterane bazakora. Nashimye Imana cyane. Imana yaduhaye amahirwe yo kubwiriza ubutumwa bwiza urubyiruko rwose rwo muri icyo gihugu. Nubwo ntacyo turi cyo, ariko Imana yakoze uyu murimo binyuze muri twe. Hariho ibigo by'itangazamakuru bikomeye cyane bitambutsa ibyigisho byacu. Twakoze interview n'amateleviziyo menshi. N'ubu ngubu amateleviziyo agera kuri 50 muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika arimo gutambutsa ibyigisho byacu rimwe mu cyumweru. Iyo mbwirije ubutumwa bwiza bakabwemera, numva nshimye Imana cyane yo mbona uburyo bakira agakiza. Rimwe na rimwe ndi njyenyine, hari ubwo njya nsubiza inyuma amaso nkareba ku bihe nabayeho mbere ko nakira agakiza. Nabayeho ubuzima buteye agahinda cyane. Mama yitabye Imana mu 1951, mukuru wanjye ajya mu gisirikare, data nawe ajya mu bakada bo gufasha igisirikare. Mu buryo butunguranye mama, data na mukuru wanjye baragiye bava mu rugo. Mushiki wanjye mukuru yari afite imyaka 15, mushiki wanjye muto yari afite imyaka 13, yari afite imyaka 8 gusa, muri umuntu wanjye afite imyaka 4. Ntabwo twari tuzi uburyo twabaho. Kugeza n'ubu ndacyo nabyibuka neza. Ijoro rimwe numvise urusaku nuko ndakanguka. Mushiki wacu amaze kuturyamisha yatangiye kurira ari wenyine. Twese twarabyutse dutangira kurira hamwe nuko tunarara hamwe. Ntacyo twari dufite cyo kurya, nta n'icyo kwambara twagiraga. Ubuzima bwari bugoye cyane. Ubu ngubu mbitekerezaho mbona ko Imana yacishaga bugufi umutima wanjye kugira ngo umugisha. Mu gihe nasomaga Bibiliya rero, buri jambo ryose ryo muri Bibiliya ryatangiye gutura mu mutima wanjye. Ubwo nabonaga Imana ikorera mu buzima bwanjye, byari ibintu bihebuje cyane. N'ubu ngubu ibintu bigoye cyane kubyizera biba bitubaho. Rimwe na rimwe rugumba ndibaza nese koko ibi ngibi ndabyizeye koko. Abantu benshi bari kwakira agakiza. Iyo abantu bumvise ubutumwa bwacu baratangara cyane bakumirwa. Kugira ngo dukizwe ibyaha byacu, kubera ko Imana izi imitima yacu, Imana yakoze imirimo myinshi ituma imitima yacu igarukira. Kimwe mu bintu by'ingenzi cyane byera kudukiza ibyaha byacu. Inshuro zose Yesu yapfira ku musaraba, yaza kudusiga turi abanyabyaha ntacyo byera kuba bimaze. Iyo Yesu dupfira ku musaraba inshuro zose ariko tutazi ko turi abanyabyaha ntacyo byera kuba bimaze. Kugira ngo tumenyeshe ko turi abanyabyaha rero yaduhaye amategeko 10. Icyatumye yaduhaye amategeko ko ari kugira ngo tumenyeshe ko turi abanyabyaha. Abantu bishe mu mategeko gusa bahora bahuzwa no kwibahiriza. Imana yatanze amategeko yanditse ku bisate 2 by'amabuye. Yabaje ikintu cyitwa igicaniro mu giti cyitwa umushita, nuko bashyirageza izahabu. Iyo sanduku barangije mw'imbere bashyiramo ibisate 2 by'amategeko, barangije baratwikira. Ubwo nasomaga ibyanditswe bivuga kuri iyo sanduku, ubwo Imana yashyiraga ibyo bisate 2 by'amabuye byanditse amategeko mu isanduku. Reka dusome mu gitabo cyo kuva igice cya 25 ugera ku murongo wa 17. Aranditswe ngo kandi ucura intebe y'ihongerero mu izahabu nziza, uburebure bwayo bw'umurambara bube mikono 2 n'igice, ubugari bwayo bube mukono 1 n'igice. Kandi ureme abakerubi 2 mu izahabu, ubareme mu izahabu icuzwe, ubareme mu mitwe yombi y'iyo ntebe y'ihongerero. Ureme umukerubi umwe mu mutwe umwe n'undi mu wundi, bacuranwe n'intebe y'ihongerero mu mitwe yayo yombi. Abo bakerubi batande amababa yabo hejuru ngo bayakingirishe iyo ntebe y'ihongerero, berekerane barebe iyo ntebe y'ihongerero. Umurongo 21 haravuga ngo iki? Ngo ushyire iyo ntebe y'ihongerero kuri ya sanduku, uyishyireho ibihamya nzaguha. Ubwo nabisomaga sinabashaka kubisobanukirwa. Namaze igihe kinini cyane nibaza impamvu yabyo. Ahangaha intebe y'ihongerero, igitwikirizo cy'intebe y'ihongerero cyitwaga intebe y'imbabazi. Niyo mpamvu yitwa intebe y'imbabazi cyangwa se intebe y'ihongerero. Mu Cyongereza hari aho bayita ngo ni intebe y'imbabazi. Muri Bibiliya y'Icyongereza banditse ngo ni intebe y'imbabazi, ariko muri Bibiliya y'Igikoreya handitse ko ari intebe y'ihongerero. Igitwikirizo cy'iyo sanduku rero cyitwaga intebe y'ihongerero mu yandi magambo. Haranditswe ngo rero ushyire iyo ntebe y'ihongerero hejuru y'iyo sanduku, nuko muri ya sanduku ushyiremo ibihamya nzaguha. Sinabashaga kubisobanukirwa ibyo. Ngo ubanze ushyire igitwikirizo, nyuma yaho ugashyiraho ya mabuye yanditseho amategeko muri ya sanduku. Mu gihe ukuye igitwikirizo ugomba gushyiramo ya mabuye ibisate by'amabuye byanditseho amategeko, warangiza ukongera ugatwikirizaho. Sinashoboraga kumva ibijya mu mutima wanjye. Nakomeje kubyibaza igihe kinini cyane. Ese ni gute washyira ibisate 2 by'amategeko ukabishyira mu isanduku, nuko ugashyira igitwikirizo hejuru yayo? Sinashoboye kumva impamvu yabyo. Ariko nyuma, mu gihe upfunduye cya gitwikirizo, mu gihe ushyize bya bihamya mu isanduku ugashyiraho
igitwikirizo ukarekeraho cya gitwikirizo cyangwa se umupfundikizo. Narabigerageje nkoresheje piyano, nk'ubu hano hari piyano. Reka tubirebe. Mu gihe ufunguye piyano upfundura igitwikirizo gutya, sibyo? Mu gihe umupfundikizo ukuyeho ku ruhande ugashyiramo bya bihamya, warangiza ugasubizaho cya gitwikirizo, no kurekeraho igitwikirizo ugashyiraho bya bisate by'amabuye igitwikirizo kikiriho, biratandukanye. Sinabashije kubyumva neza impamvu yabyo, nakomeje gushakisha. Nk'urugero, reka tuvuge wenda ko ibi ari ibihamya, ibi ni ibihamya. Uramutse upfunduye igitwikirizo ugashyiramo bya bihamya, ubundi ukongera ugashyiraho igitwikirizo ukakirekeraho, igitwikirizo ukirekeyeho, mu gihe ushaka gushyiramo bya bihamya ushobora kubinyerezaho gusa igitwikirizo kikiriho. Sinabashije kubyumva impamvu yabyo. Ese ni ukubera iki? Kuki Imana ari uko yabikoze? Kubera ko Imana itashatse ko abantu bareba kuri ibyo bihamya, kuri ayo mategeko, kubera ko uramutse urebyeho byatumye ivuga iti abakerubi baza bari ku mpande zombi batanze amababa yabo hejuru y'icyo gitwikirizo kugira ngo hatazagira umuntu upfunduraho. Iyo numvise ubwo busobanuro rero, nabonye kubwo Imana duhaga aya mategeko 10, ntiyashatse ko tureba kuri aya mategeko. Insengero nyinshi uyu munsi wa none, hari insengero zihora zisubiramo aya mategeko 10 buri cyumweru. Ibyo Imana irabyanga cyane, kubera ko Imana yashyize ibyo bisate by'amabuye byanditse amategeko kure yabo kugira ngo batabibonaho. Ariko hari cyaje kubaho aho umutambyi Eli, uwo mutambyi Eli rero yari umuntu mubi, yagomba gutoranyamo mu Balewi uzaba umutambyi, ariko yimitse abahungu be bombi gusa, Hofini na Finehasi bari bagira abatambyi bonyine. Nta wundi muntu yigeze yimika ngo abe umutambyi. Hofini na Finehasi rero, abahungu bombi ba Eli, bari birara, bakoraga ibyaha byinshi, bajyaga baryamana n'abagore baje aho ngaho ku buturo bwera, bagasuzugura amaturo y'Uwiteka. Niyo mpamvu mu gihe cy'umutambyi Eli, abahungu bombi ba Eli, Hofini na Finehasi, bapfira umunsi umwe. Hadutse intambara hagati y'Abisirayeli n'Abafilisitiya, nuko batwara isanduku ku rugamba, ya sanduku iza kunyagwa, nuko Hofini na Finehasi bagwaho barapfa. Eli akimara kubyumva yahise yivuna ijosi nawe arapfa. Yari umutambyi mubi, yakagombye kwimika abandi Balewi bakaba abatambyi, ariko yimitse abahungu be bombi gusa bari bo batambyi bonyine. Ubu ngubu muri icyo gihe rero isanduku yaje kunyagwa, Eli arapfa, Hofini na Finehasi barapfa, nta mutambyi wari ukiriho muri Isirayeli. Mu gihe isanduku yamaze muri Filisitiya, bahuye n'ibyago byinshi cyane uko barayigarura. Ikintu kibabaje nuko mu gihe isanduku yagarukaga nta mutambyi wari uhari wo kuyakira. Reka dusome muri Samweli wa mbere ibice 6 umurongo wa 19. Hanyuma Uwiteka yica abantu b'i Betishemeshi 70, kuko barungurutse mu isanduku y'Uwiteka, maze abantu barizwa cyane nuko Uwiteka yabiciye abantu benshi. Aho ni 50 na 70 bazungurutse muri isanduku. Imana yarabujije kureba muri bya bihamya kuri amategeko, ariko n'uyu munsi abantu benshi bagerageza kureba ku mategeko kugira ngo babone umugisha. Icyatumye Imana iduha amategeko kwara kugira ngo tumenyeshe ko turi abanyabyaha binyuze mu mategeko. Iyo dutabaye ko turi abanyabyaha, ni ukugira ngo dusange Yesu tubashe kwakira imbabazi z'icyaha. Abantu batazi Bibiliya muri iyi minsi bagira ishyaka ryinshi ryo kubariza amategeko, bagashaka kubonera umugisha mu kubariza amategeko, ariko Imana ntabwo ishaka ko dukorwa n'amategeko. Impamvu rukumbi yatumye Imana iduha amategeko kwara kugira ngo tumenyeshe icyaha. Ntabwo yaduha amategeko kubw'indi mpamvu yose, kwara kugira ngo tumenyeshe icyaha. Ariko abantu benshi bajya batekereza ngo nshaka kubonera umugisha mu kubariza amategeko, kugira ngo Imana tumenyeshe ko turi abanyabyaha, kugira ngo iduhe imbabazi z'ibyaha. Icyo Imana yakoze nuko Imana yatweretse igitambo cy'icyaha. Imana yakoze ibyo rero kugira ngo iduheshe imbabazi z'icyaha. Yesu yaje muri iyi si nuko twezaho ibyaha byacu. Nta kindi cyabasha kweza ibyaha byacu uretse umusaraba wa Yesu. Ariko abantu benshi bagerageza kubonera umugisha mu kubahiriza amategeko. Usanga bitarura rero ubushake bw'Imana bwatumye iduha amategeko. Haranditswe ngo ko nta muntu uzatsindishirizwa n'amategeko imbere y'Imana, kuko amategeko ari yamenyekanisha icyaha. Tukimara kumenya icyaha binyuze mu mategeko, icyo tugomba gukora n'iki rero? Tumaze gutahura ibyaha byacu, ubu ukwiye kuza imbere ya Yesu ukakira imbabazi z'ibyaha. Gusa ikintu kibabaje nuko insengero nyinshi kuri iyi si, aho kugerageza kwakira imbabazi z'ibyaha binyuze ku musaraba, hari abantu benshi bagerageza kubonera umugisha mu kubahiriza amategeko. Uko wagerageza kubahiriza amategeko neza kose, ntibabasha kuboneramo umugisha. Iki ni Imana igerageza kutubwira binyuze mu mategeko, kugira ngo Imana itwigishe uburyo ibyaha byacu byababarirwamo. Rero Imana yatwigishije ko abantu bashobora gutanga igitambo binyuze mu ihene ndetse n'intama, ariko aya maturo y'ihene n'intama ntabwo yashoboraga kweza ibyaha byacu burundu. Gutamba umwana w'intama nk'igitambo byashinyaga Yesu Kristo agomba kuza nk'igitambo cy'ibyaha.
binyuze munsi w'isabato no kwica intama n'ihene nk'igitambo cy'ibyaha, hari ikintu Imana ashaka kutwigisha, ariko Satani atuma twebwe twita ku bikorwa byacu. Hari umuntu ugeze kumbaza ikibazo ku bijyanye na Dawe uri mu ijuru, ahagira ati utubabarire ibicumuro byacu nk'uko natwe tubabarira abaducumuyeho. Bahora basubiramo Dawe uri mu ijuru, ariko iyo usomye kuri Dawe uri mu ijuru, atangira avuga ngo Data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ubwami bwawe buze, ibyo ushaka bibeho mu isi nk'uko bibaho mu ijuru. Ibyo ni ukuvuga iki? Ngo ibyo ushaka bibeho mu isi nk'uko bibaho mu ijuru. Nk'uko ubushake bwa Yesu bwatumye apfa ku musaraba kugira ngo yeze ibyaha byacu, ibyo byemejwe n'Imana. Rero ngo ubushake bwawe busohore mu isi nk'uko busohora no mu ijuru. Ugende ku mugambi w'Imana, Yesu yagomba gupfira ibyaha byacu, kandi ibyo bigasohora. Ibyo ushaka bibeho mu isi, rero Yesu yagombaga gupfa akeza ibyaha byacu. Ubwo yigishaga iryo sezerano yari atarapfa, bivuze ko ubushake bw'Imana bwari butarasohora mu isi. Yashatse kugira ngo Yesu apfire ku musaraba yeze ibyaha byacu. Rero mu gihe ibi utayizi neza, Bibiliya usanga tuyisobanukirwa mu myumvire ya muntu, ariko icyo ni ikintu kibi cyane giteye imbabazi. Abantu Bibiliya bayitekereza mu bitekerezo byabo. Satani ayobora imitima yacu kugira ngo ibeho kure y'ijambo ry'Imana, ariko burya impamvu yatumye Yesu aza nuko nta kindi cyakoze ibyaha byacu uretse amaraso ya Yesu. Abantu benshi bavuga ko ibyaha byabo bishobora kwezwa kubwo kwicuza. Yaba ibyaha byacu bishobora kwezwa kubwo twatuye gusa cyangwa se twicujije, Yesu ntiyari kwirirwa apfa. Ariko burya nta kindi cyakoze ibyaha byacu uretse amaraso ya Yesu. Ibikorwa byacu byiza ntibyakoze ibyaha byacu, no kwitwara neza ku bandi ibyo ntabwo byakoze ibyaha byawe. Wamaze gucumura, uburyo bushoboka ibyaha byacu byakwezwa n'umusaraba wa Yesu. Yesu ubwo yapfaga yateye imisumari ari ku musaraba, yaduhaye imbabazi, ariko abantu benshi baracyatekereza ko bakiri abanyabyaha. Ibyo ni nko kuvuga ngo Yesu yananiwe kweza ibyaha byacu ku musaraba. Ariko mu Baheburayo igice cya 10 yabisobanura neza cyane. Reka dusubire mu Baheburayo igice cya 10. Abaheburayo igice cya 10 havuga ngo ubwo amategeko ari igicucu cy'ibyiza bizaza, akaba adafite ishusho yabyo ubwabyo. Igicucu cy'ibyiza bizaza bisobanura nk'igicucu. Rero byatwerekaga uburyo Yesu azaza akeza ibyaha byacu. Kurako mu mategeko twicaga ihene n'intama kugira ngo bitambirwe ibyaha byacu. Mu gihe intama ipfuye, wafataga amaraso ukayasiga ku mahembe ku gicaniro, ibyaha byacu bikezwa. Ibyo byari ibintu bihebuje, kubera ko mu gihe umwana w'intama amennye amaraso ye, nk'uko nabivuze ubushize, mbere kuyica ugomba kubanza kurambura ibiganza byawe mu ruhanga rw'iyo hene cyangwa se iyo ntama. Mbere sinumvaga impamvu yabyo. Twaganiriye ku Balewi igice cya 16 umurongo 21. Mu murongo 21 aravuga ngo Aroni arambika ibiganza bye byombi mu ruhanga rw'iyo hene nzima, yaturire hejuru yayo gukiranirwa kw'Abisirayeli kose, ibyaha bakoze byose abishyire mu ruhanga rw'iyo hene. Mu gihe watambaga igitambo rero cy'icyaha, kugira ngo icyaha cyacu cyezwe, twagomba kwitwaza ihene cyangwa se umwana w'intama. Abatambyi bajyaga barambura ibiganza byabo byombi mu ruhanga rw'iyo hene cyangwa se mu ruhanga rw'iyo ntama. Sinzi impamvu bakoraga ibyo byo kurambika ibiganza mu ruhanga rw'ihene cyangwa se intama. Turambikaho umuntu ibiganza iyo twimika umupasiteri cyangwa se umukuru mu itorero. None se ihene ko tutaba tuyimika ngo ibe umupasiteri cyangwa se ibe umukuru mu itorero? Rero namaze igihe kinini icyo kibazo nkibazaho, ntabasha kugisobanukirwa. Nakomeza gusoma Bibiliya kenshi ariko simbashe kubitahura. Ariko naje kubona igisubizo mu Balewi 16 umurongo 21. Aravuga ngo Aroni arambika ibiganza bye byombi mu ruhanga rw'iyo hene nzima, yaturire hejuru yayo gukiranirwa kose kw'Abisirayeli, ibyaha bakoze byose abishyire mu ruhanga rw'iyo hene. Kugira ngo iyo hene cyangwa se intama ipfire ibyaha byacu, icyaha cyagomba kwimurirwa muri iyo hene cyangwa se intama kugira ngo ipfire ibyaha byacu. Icyaha kigumye muri twe, ya hene igapfa, ntabwo yabipfira ibyaha byacu. Mbere ko iyo hene ipfa rero, twagomba kubanza kwirambikaho ibiganza kugira ngo twimurire ibyaha byacu muri iyo hene cyangwa se iyo ntama. Mu kwirambikaho ibiganza rero bimuriraga ibyaha muri ya hene. Mu gihe batamba igitambo cy'ibyaha rero bagomba kurambura ibiganza mu ruhanga rw'iryo tungo. Ibyo byakorwa kugira ngo icyaha kimurirwe muri umwana w'intama, kugira ngo umwana w'intama apfire ibyaha byacu. Maze gutahura ikintu cyaje nasanze gihebuje nuko nabonye inkuru ya Yesu abatizwa muri Matayo ibice 3 harabivuga. Reka twasome mbere ko dukomeza. Katuye muri Matayo ibice 3. Matayo ibice 3 umurongo wa 13. Iki gihe Yesu ava i Galilaya ajya kuri Yorodani, asanga Yohana ngo amubatize. Umurongo wa 14. Nawe ashaka kumuhakanira ati ko ari jye wari ukwiriye kubatizwa nawe, none niwo nsanze. Yohana ntiyigeze yumva impamvu Yesu aje kubatizwa, kubera ko Yohana yajyaga abatiza umubatizo wo kwihana. Abantu baturaga ibyaha byabo bakababatiza umubatizo wo kwihana, ariko nta mpamvu Yesu yari akeneye kubatizwa ko nta cyaha yagiraga. Nicyo cyatumye avuga ati se ko ari jye wari kubatizwa nawe, none niwo nsanze. Mu murongo wa 15 aravuga ngo Yesu aramusubiza ati emera ubikore kuko ari byo bidukwiriye ngo dusohoze gukiranuka kose. Ahera ko aremera.
Gusohoza gukiranuka kose bivuze kweza ibyaha byacu byose. Impamvu Yesu yagombaga kurambikwaho ibiganza na Yohana Umubatiza, nk'uko umutambyi yagomba kurambika ibiganza bye mu ruhanga rw'iyo hene mbere yuko ayica, Yohana nk'umutambyi rero agomba kurambika ibiganza bye mu ruhanga rwa Yesu kugira ngo amwimuriremo ibyaha byose. Rero mu gihe Yesu abatizwaga yarambitsweho ibiganza na Yohana, nuko umwuka wera abamanukira mu ishusho y'inuma, arangije aravuga ati, uyu ni umwana wanjye nkunda kandi nkamwishimira. Kuki Imana yohereje Yesu mu isi? Ni ukugira ngo apfire ibyaha byacu ku musaraba. Ariko Yesu ntiyigeze ahunga uwo musaraba. Kugira ngo yikorere uwo musaraba, yagomba kubanza kwishyiraho ibyaha by'abari mu isi bose bikamujyaho. Iyo dusomye muri Yohana igice cya 1:29, aranditswe ngo bukeye bwaho amaze kubatizwa, bukeye bwaho Yohana yabonye Yesu azamusanga, nuko aravuga ngo nguyu umwana w'intama w'Imana ukuraho ibyaha by'abari mu isi. Iki nicyo gihe ibyaha byacu byose byimukiye muri Yesu. Nguyu umwana w'intama w'Imana ukuraho ibyaha by'abari mu isi. Nyuma yaho rero Yesu yamaranye indi myaka 3 n'abigishwa be. Nyuma y'imyaka 3 aza kubambwa ku musaraba. Icyatumye Imana ireba Yesu ikavuga ngo uyu mwana wanjye nkunda kandi nkamwishimira, irazi ko agomba guca muri aka kababaro, byari ibyo gutuma ubushake bw'Imana busohora, ngo ibyo ushaka bibaho mu isi nk'uko bibaho no mu ijuru. Bivuze ko Imana ashaka ko yapfira ku musaraba. Imana yashyize ubushake bwayo kugira ngo Yesu yicwe, bityo yeze ibyaha byacu ku musaraba. Nk'uko yabigennye uko, Yesu yabatijwe na Yohana Umubatiza kugira ngo yishyireho ibyaha by'abari mu isi, nuko abambwa ku musaraba yikoreye ibyaha byacu. Binyuze mu rupfu rwe ibyaha byacu byose byarishyuwe. Mu gihe wakira imbabazi z'ibyaha ntukagerageze kubyiyumvamo mu marangamutima, ngo kujya mu mwuka ukagurumana, gukumva ngo ijwi ngo rivugana nawe. Ntukitege ibintu nk'ibyo ngibyo. Ugende kuri Bibiliya kwakira imbabazi z'ibyaha. Ubwo Yesu abambwaga ibyaha byacu byari bishyizweho iherezo. Yesu rero yabambwe ugendeye kuri ubwo buryo. Yishyizeho ibyaha by'isi yose binyuze kuri Yohana Umubatiza, yikorera ibyo byaha arabambwa. Nuko mu buryo bw'ikuzo, ibyaha byanjye byose n'ibyaha byawe byose, ibyaha by'inyoko muntu byose, aho ku musaraba byari bikemuwe burundu. Niyo mpamvu Yesu yavugiye ngo iki ku musaraba? Yaravuze ati birarangiye. Imana yaje kuduha amategeko kugira ngo tumenyeshe ibyaha byacu. Binyuze mu gitambo cy'icyaha yatwigisha uburyo Yesu agomba gupfira ibyaha byacu. Nk'uko umwana w'intama yapfiraga ibyaha byacu rero, Yesu nawe yapfiriye i Karuvari, aho ku musaraba ibyaha byacu byose byari birashyizwe ku iherezo. Binyuze kuri uwo musaraba, mu maso y'Imana ntitukiri abanyabyaha, kubera ko ku musaraba igihano cy'ibyaha byacu byose cyari kirangiye. Mu isezerano rya kera twicaga ihene n'intama kugira ngo tubitambeho ibitambo, ariko ubu noneho byasobanuwe mu Baheburayo igice cya 10. Reka dusubire mu Baheburayo igice cya 10, umurongo wa 8, aranditswe ngo amaze kuvuga ibyo ngo ibitambo n'amaturo n'ibitambo byokeje n'ibitambo by'ibyaha ntibabishatse kandi ntibabyishimiye, aribyo bitambwa nk'uko amategeko yategetse. Ibi bitambo by'ibyaha byatambwaga nk'uko amategeko yategetse. Byari igicucu kitwereka ko Yesu yagombaga kuza agapfira ibyaha byacu. Binyuze mu rupfu rero rw'umwana w'intama, umutambyi yarambikaga ibiganza bye mu ruhanga rwayo, nuko ya ntama ikamena amaraso ye. Ni nako rero ubwo Yesu yabatizwaga na Yohana, Yesu nyuma yaho amennye amaraso nuko arapfa. Ku musaraba rero ibyaha byacu byose byashyizweho iherezo. Ibyaha by'isi yose byari birangiye iteka ryose. Ariko rimwe na rimwe ushobora kwibuka ibyaha byawe ukumva biguteye isoni. Ariko nyamara handitse neza yuko binyuze mu rupfu rwa Yesu Kristo ku musaraba ibyaha byawe byose byitaweho. Ibi ni ubushake bw'Imana n'umugambi w'Imana. Mu isezerano rya kera ibitambo by'icyaha byo kwica umwana w'intama byakemuraga icyaha cyacu by'igihe gito, nyuma y'igihe runaka ukongera ugatamba ibindi bitambo by'ibyaha. Ariko Yesu yadusohoreje gucungurwa kw'iteka binyuze mu gitambo kimwe. Binyuze ku musaraba rero yogeje ibyaha by'abantu bose babayeho kuri mubumbe. Uku kuri rero guhebuje kwasobanuriwe neza cyane muri Bibiliya. Abantu benshi bizera ibitekerezo byabo bakabirutisha Bibiliya. Mu gihe rero bumva bafite umutima nama ubashinja ibyaha, batekereza ko bagifite ibyaha mu mitima yabo. Ariko Bibiliya yo itubwira neza iti, reka twongere dusoma ahandi mu murongo wa 10, gatwasomere rimwe twese, 1, 2, 3. Uko gushaka kw'Imana niko kwatumye twezwa, tubeshejwe n'uko umubiri wa Yesu watambwe rimwe gusa ngo bibe bihagije kugeza iteka. Ubu rero hano, igihe Yesu yabambwaga, waba wari ubizi cyangwa utarubizi, ibyaha byacu byari byogejwe byose. Ibyo iyo tubitahuye, Bibiliya ivuze ko ibyaha byacu byogejwe mu rupfu rwe. None niki dukwiye kubivugaho ibi ngibyo? Ni Imana ivuga ko twejejwe, dukwiye kubyizera gusa. Ese niki tuzi byatuma tuvuga ko turi abanyabyaha cyangwa se tukagira ikindi cyose tuvuga? Umurongo wa 11, kandi umutambyi wese ahagarara iminsi yose akora umurimo we, atamba kenshi ibitambo bidahinduka bitabasha kugira ubwo bikuraho ibyaha.
ibitambo byatambwaga n'abatambyi mu isezerano rya kera batambaga ibitambo by'ibyaha, byari igishushanyo cya Yesu uzadupfira ku musaraba. Ibyo byashobora gukuraho icyaha kimwe cyonyine gusa, ntibyashobora gukuraho ibyaha iteka ryose. Mu gihe ukoze icyaha ugomba kongera ugatamba ikindi gitambo nanone, ugomba guhora ubisubiramo igihe cyose. Ariko urupfu rwa Yesu ku musaraba rwo rwari rutandukanye n'ibyo. Itandukaniro ryari rihe? Abatambyi basukaga amaraso ku gicaniro cyo ku isi, ariko Yesu yasutse amaraso yo ku gicaniro cyo mu ijuru. Bitewe n'uko ibintu byose mu ijuru bihoraho iteka, yasutse amaraso yo ku gicaniro cyo mu ijuru, niyo mpamvu ibyaha byacu byejejwe iteka. Mu murongo wa 11 rero, umurongo wa 10, umurongo wa 11, kandi umutambyi wese ahagarara iminsi yose akora umurimo we, atamba kenshi ibitambo bidahinduka bitabasha iteka kugira ubwo bikuraho ibyaha. Ibi byakorewe muri iyi si igengwa n'ibihe. Umurongo wa 12, ariko wa wundi amaze gutamba igitambo kimwe cy'iteka cy'ibyaha, kubera ko yatanze igitambo cye mu ijuru aho ibintu byose bihoraho iteka, icyo gitambo nacyo gihoraho iteka. Ibyaha by'isi yose yabitambiye igitambo kimwe cy'iteka, niyo mpamvu ibyaha byacu byogejwe iteka. Kuri ubu yicaye iburyo bw'Imana, arindira kugeza igihe abanzi be bazashyirirwa munsi y'ibirenge bye. Umurongo wa 14, twese hamwe, kuko abezwa yabatunganishije rwose igitambo kimwe kugeza iteka ryose. Rero si ngombwa ko buri uko ducumuye tugomba gutanga igitambo nanone, ahubwo mu maraso ya Yesu yonyine gusa babandi bo kwezwa yashoboye kubatunganya by'iteka. Ese ibi ni byo gushimirwa bingana iki? Niyo mpamvu icyaha naba narakoze cyose, binyuze amaraso ya Yesu Kristo narejejwe ndatsindishirizwa. Reka twibagirwe ibindi bintu byose. Niba ijambo ry'Imana rivuze ko ndi umukiranutsi, ubwo ndi umukiranutsi. Niba Imana ivuga ko ibyaha byanjye byogejwe, ubwo nyine byarogejwe. Ese ibi bihebuje bingana iki? Sinabasha kubivuga mu magambo, ariko mu gihe ibi abantu batabizi, buri uko bacumuye batekereza ko ubwo babaye abanyabyaha. Amaraso ya Yesu yadusohoreje gucungurwa kw'iteka. Byarasobanuwe neza mu gitabo cy'Abaheburayo, ariko kugeza n'ubu ngubu abantu benshi cyane barakize ko bakiri abanyabyaha. Yesu yapfiriye ku musaraba, amena amaraso ye kugira ngo yeze ibyaha byacu. Ese iyo Yesu yumvise abantu bavuga batyo, bimubabaza bingana iki? Bimushingura umutima bingana iki? Mwabantu mwe rwose ibyo si ukuri, kubera ko ku musaraba ibyaha by'abantu bose byageze ku iherezo. Ababyize nibo babasha kubyegukana, si ukubera ibikorwa byacu byiza. Ntabwo dushobora kuba abakiranutsi bwo kubahiriza amategeko habe na busa. Kuba twe twakubahiriza amategeko, ibyo ntacyo bivuze, kubera ko Yesu yaradutsindishirijwe, yaratwejeje. Ariko abantu benshi uyu munsi, nubwo mu Baheburayo igice cya 10 byasobanuye neza ko yogeje ibyaha byacu akatweza, ariko abantu barongera bagahindukira bagasenga Imana bati, mwami ndi umunyacyaha, ndagusabye mbabarira ibyaha byanjye. Iyo Imana yumvise ibyo ngibyo igira umujinya. Ibyo ni nko gusuzugura umusaraba wa Yesu. Ntabwo wabisobanura mu magambo. Mu gihe Yesu atumeneraga amaraso ye, iyo dutahuye ko ibyaha byacu byose byogejwe, ubwo nabitahuraga sinashoboye kwihanganira umunezero nagize, kubera ko mfite Yesu uyu nguyu wampfiriye. Ari ibihe bigoranye cyane nagiye ncamo mu buzima bwanjye, ariko muri byose nshimira Imana ko mbasha kubwiriza ubutumwa bwiza. Abapasiteri benshi mu gihe bakorana natwe babwirizanya ubutumwa bwiza hamwe natwe. Mu gihe twatangizaga ishuri rya teolojiya muri Amerika, twashaka kubwiriza ubutumwa bwiza mu buryo burambuye cyane. Ndiringiye ko n'abapasiteri benshi bandi bazabwiriza ubutumwa bwiza mu buryo burambuye. Ntekereza ko nkeneye gukora ingendo nyinshi hirya no hino mu isi. Mu bishize nasuye ibihugu bine byo ku mugabane wa Afurika. Mu mpera z'umwaka turashaka gusura n'ibi bihugu. Abapasiteri benshi mu bihugu bitandukanye bashaka kumva ubutumwa bwiza. Ushobora guhamya neza ko ibyaha byanjye byose byogejwe n'amaraso ya Yesu Kristo. Ubwo noherezaga umwana wanjye muri Amerika, naramubwiye ni muhungu wanjye, nta muntu n'umwe uzakwita umukozi w'Imana. Ariko nubwo baguha umwanya wo kuba minisitiri, uramenye ntuzabe minisitiri wa leta, ahubwo uzabe umubwiriza w'ubutumwa bwiza. Nabo baguha akazi ko kuba umuyobozi wa kaminuza, ntuzemere ko umuyobozi wa kaminuza, ahubwo ujye ubaha ubwiriza ubutumwa bwiza bw'Umwami Imana. Ubu rero mu mutima babwiriza ubutumwa bwiza. Abapasiteri bacu muri Good News Mission bari kubwiriza ubutumwa bwiza mu isi yose. Bitewe n'icyorezo cya COVID-19 ivuga ubutumwa ryacu ryasakaye mu isi yose, abakristo benshi cyane barashaka ubutumwa bwiza tubwiriza. Ibiterane nk'ibi birakomeza gukorerwa hirya no hino ku isi, abantu benshi bakakira agakiza. Ibyo ndabishimira Imana cyane. Imana yangiriye impuhwe, njye umuntu wahoze abaho mu byaha byinshi. Iyo mbonye uburyo Imana inkoresha ku murimo w'igiciro cyane w'ubutumwa bwiza, ndayishimira cyane. Ubu maze gusaza, ndakoze mu myaka, ariko igihe cyose uko mbishoboye nshaka gukomeza kubwiriza ubutumwa bwiza ndi kumwe n'Uwiteka Imana. Ndagusabye ibyo usuka umutima wose nawe ubwiriza ubutumwa bwiza. Niringiye ko umuryango wakwakira agakiza, bakabaho mu buntu bw'Imana. Dusenge.
Mana data yera, turagushimye, tukagombaga kurimbuka by'iteka ryose, ariko ubwo Yesu apfaga ku musaraba yaratwejeje. Turagushimye cyane, twemerewe gufungura imitima yacu, tureke ibitekerezo byacu, twemere ijambo rya muri twe, twakire imbabazi z'ibyaha, utwemere tugukorere n'umunezero mwinshi mu mitima yacu. Turagushimye nyagasani, tugushimiye ko waduhaye isaha y'igiciro uyu munsi, dusinze twize mu izina rya Yesu, amen. Murakoze cyane mwese.